ntacyo ndagatahira ikinyumi nyuma y'iryo mbwiye giye ndahiro yanjye sinteze kuza duhoka nkwemereye urukundo rumwe bamwe bagisha kihisha baza rusangi wacu wanteretse urukundo ngotomeye nshira inyota ntacyo uzambura na mukunzi ndarahiye ntacyo uzambura na mukunzi ndarahiye harya yewe ntabwo wakaraoka badashyizemo indi instrumentale karaoka se hashya Y a pas de voile au volet de mes frères, y a pas de pâle autour de mes doigts, ni cathédrale cachée mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je vais les routes, je vais les frontières, je sens, j'écoute, j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avec j'ai le choix. Tel est mon destin. Je vais mon chemin. Ainsi passer mes heures au rythme des battements de mon cœur. Wow, ngabo baratwitse harahiye twimanukire iyo mvugo iransetsa ko mudakaraoka cyane ibintu byo mu Rwanda turabona kubera iki ibyo bintu bigaragara muri twebwe abantu bafite impano abaturage kuntu batwemera kubera icyo ari twebwe twatanga urugero rubi rw'imibereho noneho nyine nibwo ibi bihe bya COVID-19 byatubereye imbarutso nyine yo kubona uburemere noneho bw'ikibazo kubera ko twahise tubona mbese buri kantu kose kahise kigaragaza ukareba umuntu wakoreraga 100,000 ukuntu ahise afatwa n'ubukene ako kanya kubera iki kubera ko inzoga zari zaramwishe ntabwo yari azi kuzigama icyo ari cyo ntabwo yumvaga reka ko ari n'akazi harimo abafite inganzo nk'aba Makanyaga bandika indirimbo bakayiririmba bakajya muri studio bakayikora harimo abafite izindi nganzo zijyanye no kumenya gusubira muri za ndirimbo harimo abafite inganzo zijyanye no gucuranga ugasanga uburyo Makanyaga yarakozemo indirimbo ye undi ayicuranze mu yindi njyana harimo abafite inganzo zitandukanye nizo rero twahurije hamwe Vanginganzo yitwa Vanginganzo CBC nko muri corona abahanzi baraguye pe umuhanzi asigara atafite aho yerekeza kugira ngo twatakajemwo n'abahanzi ndetse abenshi bararwaye abenshi harimo abitabye n'Imana ugasanga barimo kutubwira yuko natwe twumvaga duharanira ko badufasha kandi ubundi ari twe twagombye no gufasha abandi. Makanyaga ku mudugudu kwa Mutwara Sibo ku kagari yagiye gufata ikiro kimwe cy'akawunga kumva ni ibintu biteye isoni ku muntu w'umuhanzi ku muntu biteye isoni ariko rero wagiye kugifata nagombaga kujyayo none sumva ko nari guhagarara ariko icyo gihe iyo tuba dufite iryo Shyirahamwe koko rishyize hamwe rifite ingufu kugira ngo ibyo byose ahubwo twari gufasha n'abandi twari gukora mu yo twizigamiye twari gukungurana ubumenyi n'ubundi tugahuza za mbaraga kuko umuntu umwe yabaga ari ukwe atibaza ikintu yakora niba wowe ugize amahirwe ukaba ubonye aho urivungura waraza ukiherera mu nzu ntutekereze umuhanzi mugenzi wanjye ameze nabi icyo gihe nudatekereza umuhanzi mugenzi wawe uzajya gutekereza uwundi muturage mutanaziranye ntabwo wari kubitekereza ariko mu gihe turi hamwe dushobora kureba niba izo ngufu zihuje koko urumva ko nta cyatunanira Ishyirahamwe risa n'iriguye
tugezeho turongera turadogagira turongera turatora, dutora mu bihe bibi, hashaka kuzamo ibintu bizamo na politiki. ni ukuvuga ngo ibintu byo kwishyira hamwe iyo bitangiye kuzamo amacakubiri bavuga uyu nguyu kubera ko ari umuhutu ntago yabiyobora, uyu kubera ko ari umututsi. Icyo gihe twari twatoye ntawe uzasohoka mu ishuri hari n'abarimu barimo kuza barimo kutoza rwose. Reba nk'ubu ngubu uriya mugabo bita Mayiti Popo, ikira gitekerezo aho yagikuye ririya shuri rye. Hari n'undi witwa Shabana Antoine, hari n'abandi bitwa ngo ingenzi. Abo bantu ni ibitekerezo byo kwigisha muzika. Kera twarego ntago twari tubifite. Uziko kera twagiye kwitoza uwo muzika tudafite naho tugura imigozi ya gitari, ntago twari tuyifite. Igitari twazibonaga ari ukubera ko abapadiri bazizanye bakaziha abanyeshuri bazijyana hanze abananira bagatangira kuzitangira bakazigurisha cyangwa se bakaziha abantu. None nanjye nkabona uko mbona gitari. Umugozi wa gitari waracikaga, nkafata nkashaka igare ya frein y'igare akaba ari nkuramo umugozi nkashyira kugira ngo mbone umushyira kuri gitari. Noneho wawucuranga intoki zikabyimba zikazamwo amazi, kugeza ubwo aya mazi azavamo hakaza ikintu cyitwa ishyundo. Noneho umuntu yagukoraho gutyo ukagira ngo ni amabuye arimo gukubaho. Niko byari bimeze kuri gitari. Wowe se hari ibyo wigira ku bato? Icyo nigira ku bato nta kindi ni uburyo bwo kujya kuri podium nanjye gusa ngasimbuka. Ubasha gusimbuka. Mbese abato ubigiraho gusimbagurika? Nkagerageza ngo nkwereke uko nanjye nataraka ariko bikananira. Ariko Popote TV online, information is power. Ndabashimira mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Popote TV aho muherereye mu Rwanda no mu mahanga. Ubutengamare buganze ku yindi ncuro nk'ibisanzwe. Tuba dufite abatumirwa badufasha gusesengura ibintu byinshi. Bajya bavuga ngo ladies first, abagore ngo bari imbere cyane. Turahera iburyo bwanjye. Ubu ndeba ikiganiro we niba bizaba ari iburyo, agiye kamera yaguhindurira. Ni iburyo. Nk'ubu Makanyaga ashobora kuvuga kuri ibumoso, ariko ku muntu ureba ikiganiro uri iburyo. Nahereye ibumoso nako iburyo hariyo Jane Uwimana, ni umwamikazi wa karaoke niko yiyita. Sinzi niba n'abantu iyo zina bararimenye cyane nk'umwamikazi, ariko arabikora bigacika, arahatwika hagashya muri karaoke. Aririmba n'indirimbo ziba zitari izabo, ariko badutoranyiriza indirimbo zakunzwe cyangwa zigikunzwe hirya no hino ku isi, bakazidushyikiriza mu majwi yabo, bagumishijemo instrumental izo ndirimbo, ariko bagashyiramo amajwi yabo. Tukajyayo kwa kangahe no kwa kangahe tugatengamara cyane. Jane uraho? Uraho neza? Amakuru ni meza. Muri karaoke ubutengamare buri yose? Turatengamaye. Nta ntambara ziriyo? Ntazo. Nta Putin uriyo, nta Biden? Ngo Ukraine ngo ibiki? Oya. Ari kumwe na musaza we ushobora no kuba yamubera se niba ntibeshye. Nasogokuru ntacyo byatwara. Shuwa ufite umwuzukuru ungana na Jane? Cyane. Umwe se nabuzukuru ahubwo. Ni mzee Makanyaga Abdul. Makanyaga muraho neza. Amakuru nasanzwe. Muri za mirongo ngahe mutangira umuziki kugeza umunsi w'iki? 67. Indirimbo zo ku gihe cyanyu rero uyu munsi wazita karahanyuze? Ni karahanyuze nyine. Na za 70-80. Njye nibaza niba muri 2050 indirimbo za Juno kizigenza zizaba zitwa karahanyuze nazo. Birashoboka. Kuki se iza nk'ubushobora kuririmba indirimbo y'uyu munsi
ugendeye muri injyana nk'iyo mwakoraga kera bagatangira kwita karahanyuze kandi maze umwaka umwe, ariko igipimo cya Meddy ntabwo uyu munsi kibara muri karahanyuze, si impamvu biterwa n'injyana iyo ariyo. Habaho amoko y'imiziki atandukanye. Hari abakora imiziki yo gushimisha abantu bako kanya kugira ngo abantu babyine, kugira ngo baruhuke mu mutwe gusa. Akenshi izo ndirimbo zikunze gukundwa cyane, hanyuma abantu bagahita bazibagirwa, hakaza n'izindi zigasimburana. Hakaba rero n'abakora indirimbo nk'iza ba Makanyaga bakora indirimbo z'ibihe byose. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise iyo ndirimbo ntabwo ushiduka ngo wumve nyine ko yatwitse ko ari indirimbo nziza cyane bikabije, ariko ugakomeza wumva ushaka kuyumva, ikagukurura ku buryo na nyuma y'imyaka 5 uzumva ukumbuye iyo ndirimbo. Karanyuze ni injyana cyangwa ni oya, nibaza ko mbese ubundi ukurikiye ni nk'injyana, kuko amagambo arasanzwe. Nshobora gufata n'amagambo naririmbye icyo gihe nkaririmba mu buryo bw'ubu akaba ari nk'izuba. Ubundi karahanyuze ni nk'injyana. Nk'urugero, icyo gihe hariho injyana nyinshi, hari za rumba, za izo bita tango cyangwa tengo. Hari muri iyi ntawe wabwira ibyo ngibyo ngo byumve. Hari za valse. Namwe ku gihe cyanyuze muri iyo myaka za 60 na kangahe mwazitaga karahanyuze? Ntabwo twazitaga karahanyuze kuko nizo twabyirukiyemo tuziga bazikora. Twazigaga barimo kubikora ako kanya. Natwe dufite aho twagiye tuzigira, aho twazifatiyaga kuza abandi. Ubwo gutangira kuzita karahanyuze byatangiye nka byatangiye ejo bundi muri za 97. Kandi ubwo n'izindi mwaba mwarasohoye nyuma y'icyo gihe nazo bazita karahanyuze kuko turirimba izo njyana za kera nizo turirimba. Jenny yaravuze ngo kuba umuntu akora indirimbo yo gushimisha abantu byako kanya mwe mugakora izigihe kirekire, n'umuhanzi se ugiye kureba nk'indirimbo wenda zasohotse 2015 umunsi zitagikunzwe, ni nyirayo ugena ko igomba kumara agahe gatoya bakishima ako kanya nyuma y'imyaka bikaba byazimye, cyangwa ntabwo ari nyirayo ubigena, kuko hari uburyo natwe icyo gihe hari abantu bacurangaga ibintu meze gutyo, kumva ingoma nizo zibaye nyinshi, wa muziki nka gitari ntuzumve, ukumva gitari ntizifite zitarimo nyinshi cyane, ukumva ari ingoma gusa, ariko abantu bakabikunda bagasimbuka, ariko nabyo byamaraga igihe gito bigashira kubera ko umvaga ari umuziki w'ingoma gusa. Ariko noneho umuziki wundi iriya njyana iyo wumva niba bakubwiye rumba cyangwa se bakakubwira valse cyangwa se bakakubwira tango, umva ari njyana, uwo muziki bikagendana ukajya wumva aho umuziki ujya, ukumva ni umuziki nawe ubwo ushobora kumva wonyine nta n'uririmbye, ukumva wawumva. Kuko hari indirimbo nyinshi ujya wumva hari bacuranga nta magambo, hirya ntiwapfa kuyicuranga muri ubu buryo bw'ubu ngo bimare n'icyumweru. Kuko uyu munsi rero twahuye kubera impamvu yihariye y'ingaruka za koroneri Vaburisi. Hari umugabo witwa Bihira, Dr. Bihira we ahita abona COVID-19 nuko ngo yateye ngo vide, ituma abantu babaho wagira ngo nta kintu gihari, kandi atari uko mu mitwe y'abantu harimo ubusa. Aba bantu rero n'abandi mu bihe byashize igihe gitoya baragiye bishyira hamwe, baravuga bati iyi koroneri Vaburisi yatweretse ibyuho biri aha na hariya bishingiye ku kuba abantu batarishyize hamwe. Kandi abafaransa baravuga ngo l'union fait la force, abaswahili ngo umoja ni nguvu, abanyarwanda ngo abishyize hamwe nta kibananira. Burya gusanga kuko ururimi ubundi ni component y'umuco, bijyanye n'umuco. Kuba muri buri rurimi, like muri buri muco bafite uko bashyira bita icyo kintu, bivuze ngo kiba ari ikintu kiri universal, ni kimwe kuri, ariko kikagira uko buri wese akagira uko akiva. Namwe muravuga muti nk'abantu b'abanyamuziki nka oba muri karaoke
uyu nawe aririmba mu bisope Makanyaga mu Ishyirahamwe ngo murwanye kuba nyamwigendaho. Ariko ubwo nyine bivuga nk'umuntu wo ku ruhande nimwe muhari ngo mubisobanure byatangiye bite? Vanginganzo ngira ngo ni izina tutanatindaho kuko ririsobanuye nyine n'izo nganzo zitandukanye tuvanga, tugomba kuzivanga zose. harimo abafite inganzo nk'aba Makanyaga bandika indirimbo bakayiririmba bakajya muri studio bakayikora. Harimo abafite izindi nganzo zijyanye no kumenya gusubira muri za ndirimbo. Harimo abafite inganzo zijyanye no gucuranga, ugasanga uburyo Makanyaga yarakozemo indirimbo ye undi ayicuranze mu yindi njyana. Harimo abafite inganzo zitandukanye, nizo rero twahurije hamwe Vanginganzo, yitwa Vanginganzo CBC, ikaba ihuriyemo n'abanyamuziki kuri ubu ni 47. CBC bisobanura Community Benefit Company, ni nka sosiyete ifitiye akamaro ibyarira inyungu umuryango irimo. Ubwo kubera ko turi mu muryango nyarwanda, umuryango w'abanyamuziki, tugamije kugira guharanira inyungu zacu mbere na mbere n'abandi banyamuziki batuzengurutse turi kumwe, hanyuma n'umuryango nyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo iba ari n'ubwoko bw'ama companies bwadutse vuba kubera ko itegeko rigenga CBC ryasohotse muri 2021. Twiyandikisha muri RDB ariko tukaba dufite muri statut yacu igenga imikorere yacu ko dushyira imbere guharanira inyungu zabo ngabo dukorera kurusha inyungu za business. Mugiye gukora icyo kintu nijye ngo nyuma ya corona kubera ko tutacyambara agapfukamunwa kandi iracyahari, ntawamenya ibya corona. Mwadusubiza amateka mukatwereka imbogamizi cyangwa ibibazo byari bihari bishingiye ku kuba iyo kampani idahari no kuba yaje icyo yabije kumara. Yego, wenda muzeni nayo wabivuga neza urugero cyane reba nko muri corona n'ibintu bitari kure. Nko muri corona abahanzi baraguye pe, umuhanzi asigara atafite aho yerekeza, kugira ngo twatakajemwo n'abahanzi ndetse abenshi bararwaye, abenshi harimo abitabye n'Imana. Ugasanga barimo kutubwira yuko natwe twumvaga duharanira ko badufasha kandi ubundi ari twe twagombye no gufasha abandi. Makanyaga ku mudugudu kwa Mutwara Sibo ku kagari yagiye gufata ikiro kimwe cy'akawunga. Umva ni ibintu biteye isoni ku muntu w'umuhanzi, ku muntu biteye isoni. Ariko rero wagiye kugifata? Nagombaga kujyayo, none se umva ko nari guhagarara sinari guhagarara, nari kugira nti nari kwemera se ngapfa. Ariko icyo gihe iyo tuba dufite iryo shyirahamwe koko rishyize hamwe rifite ingufu, kugira ngo ibyo byose ahubwo twari gufasha n'abandi. Twari gukora mu yo twizigamiye, twari gukungurana ubumenyi n'ubundi tugahuza za mbaraga, kuko umuntu umwe yabaga ari ukwe atibaza ikintu yakora. Niba wowe ugize amahirwe ukaba ubonye aho urivungura, waraza ukiherera mu nzu, ntutekereze umuhanzi mugenzi wanjye ameze nabi. Icyo gihe nudatekereza umuhanzi mugenzi wawe uzajya gutekereza uwundi muturage mutanaziranye, ntabwo wari kubitekereza. Ariko mu gihe turi hamwe dushobora kureba niba izo ngufu zihuje koko, urumva ko nta cyatunanira, dushobora no kwifasha ndetse tukanafasha n'abandi. None se tuvuze wenda tudashyira muri general cyane, muri mwembi hari umuntu wagiye gufata biriya biryo? Njye narabifashe. Nanjye nigeze kubifata. Abahanzi rero bafatwa nk'abantu
muri mvuga abanza rushobora kureba Jane akavuga ngo si umuhanzi kandi urumva indirimbo ntabwo ari yo wayisohoye ngo yayanditse n'iki ariko ririya jwi kuyiririmba ubwabyo ntabwo ari ikintu gifitwe na buri wese nayo ni tara kuba kuko abantu dukunda imiziki turi benshi ariko mutazi kuririmba noneho ugasanga uko umuntu yamamaye sometimes ntabwo biri kujyana n'umufuka we na konti ye kubona niba waratangiye kuririmba 6 na 7 ukaba uyu munsi bashobora guhamagara abantu ubundi abantu bakabaye bitega ko umuhanzi bitewe n'izina afite ahubwo ari wa muntu wakabaye nawe twabonye private sector yinjira ishyiramo amafaranga ngo gufasha leta gutanga ibiryo ku bakene ahubwo nawe yakabaye ashyiramo amafaranga nicyo rero ngo umuhanzi atazamuka ubundi byapfuye kera Mzee Makanyaga niwe tujya tuganira katubwira amateka wenda namwe yabavunguriraho kwishyira hamwe byagiye biba ikibazo cyabaga ikibazo cyane yewe na kera na mbere ya Jenoside ugasanga twarageregeje ntako tutagize bijya gutangira ubundi hari umugabo bitaga Bernard Sengiyumva yari yavuye kwiga conservatoire i Burayi yari kapiteni icyo gihe twari turi muri orchestre yitwaga Les Copains muri ka Kigali uwo Bernard azadutekerereza uburyo handi bagira iryo shyirahamwe rifasha abacuranzi rishyirahamwe abahanzi bakagira ingufu ndetse bakagira n'uburyo bashobora kuba banahembwa buri kwezi amaze kubitubwira turavuga kuki twebwe tutabigenza dutyo twagerageje kubikora dusanga abayobozi bari bashinzwe icyo gihe kuba bagira icyo batumarira turayebabwira koko birakorwa icyo gihe tunatangira byatangiye n'imbaraga rwose cyane ku buryo twagiye kugira ngo iryo shyirahamwe rijye hanze baryitaga AMUR AMUR Association des musiciens rwandais bas noneho icyo gihe tutangiye kubikora twisunga hari n'abacuranzi baturutse muri Kongo baje kudufasha kugira ngo dukore iryo shyirahamwe ry'abahanzi baje rwose ubwo baraza uwo munsi dukora n'umunsi mukuru turacuranga cyane birakorwa ariko ntabwo byatinze mbese Bernard dukora ibishoboka byose tutangira kwaka intwererano kugira ngo dushyire muri iryo shyirahamwe rizamuke hari amasosiyete menshi baduhaye imodoka ya Suzuki Samurai baduha za moto za Honda baduha amashati baduha amajenereta tubikoresha mutombora icyo gihe dukora concert kuri stade ya Saint-André ya Mumena icyo gihe abantu baraza baraguze tombora rwose zo gutombora izo modoka amafaranga araboneka tumaze kuyabona tangira association nibwo ariko bese ikintu kitaza kuhira ntabwo gitinda uwo mugabo Bernard Sengiyumva aza gukora accident yitabye Imana ubwo urumva rero kujya gushakisha uburyo twongera gukora niwe wari ufite ingufu niwe wari uzi kuko yari yarabyigiye amaze gufata ishyirahamwe risa n'iriguye tugezeho turongera turadogagira turongera turatora dutora mu bihe bibi hashaka kuzamo ibintu bizemo na politiki muri za mirongo ubwo icyo gihe Bernard amaze gupfa amaze kwitaba Imana twakoze muri 1990 twaje gukora irindi tuza gutora undi muyobozi politiki se umuziki mwakoraga icyo gihe wari uhuriye na politiki mwari mwatangiye kurwanya leta nta politiki icyo gihe twakoraga ntabwo ari politiki icyo gihe gusa Bernard amaze kwitaba Imana nibwo muzika yatangiye nibwo iryo shyirahamwe wabonaga ritangiye gucika intege turakomeza turagerageza turongera turatora ariko tumaze gutora nanone
undi perezida ntibyaduhira bitangira kugenda ubona bitazamuka cyane, ubwo impamvu ntiwayimenye ariyo. Jeno banza hari akantu nashaka kumwunganira kuko ni amateka twe ntabwo ari ubwa mbere tuyumvise, yatubwiye kenshi. Twagize n'umwanya wo kujya twicara tukayanariza, tukavuga tuti ibyo abandi bazize dukwiye kubimenya kugira ngo natwe tutazaba ari byo tuzira bibe ibuye ryagaragaye. Icyo numvise nuko uwo mugani hari akantu yarakomejeho ka politike, byatewe na politike y'igihugu n'ubundi yari ihari. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kwishyira hamwe iyo bitangiye kuzamo amacakubiri, bavuga uyu nguyu kubera ko ari umuhutu ntabwo yabiyobora, uyu kubera ko ari umututsi. Icyo gihe twari twatoye umusaza bitaga Sipiriyani Rugamba aba perezida, ati ni Ishyirahamwe ry'Abatutsi. urumva ko hatangiye kuzamo akantu bitangira kugenda ubona bigenda buhoro guhitangira. Icyo gihe bitangira gucika intege gutyo kugeza ubwo 94 ibyabaye murabizi, ubwo turekeraho. Urumva ko benshi barapfuye cyane, abenshi barapfuye. Amateka nk'ayo se ba Rodrigue Karimera ndibuka ko yari secrétaire, yari umugenzuzi w'imari. Nawe ni benshi bagiye. Basebanani babarizwagamo na Sebanani barimo. Basebanani mbanze ari mu bagenzuzi nawe. Iryo vanguramoko rero nk'ayo mateka uyu munsi mu kintu gishya murimo kubaka byabafasha iki kubimenya nk'ibyo ngibyo? Nuko hari ibindi bintu mushobora kubona byabatanya nabyo wenda bitaramoko. Hari ibintu byinshi bishobora gutanya abantu, bishobora kubaca intege. Nk'ubwo ngubwo ibyo byose twakunze kugenda tubimubazaho kubera ko twifuza ikintu cyazana impinduka. Urabona ko no muri ibi bihe hashize imyaka myinshi Jenoside irangiye, izindi secteurs z'ubuzima abantu bariyubaka. Tujya dukunda gutanga urugero rw'abakarani, abakarani ingufu, bikorera abana bari basunikaga ingorofani. Hari ibihe byabayeho bakajya biba abantu, bakajya barwanira ubuzigo w'umuntu, ukabona barinda bibaye intambara. Ariko ubu ngubu ni abantu bakora bambaye uniforme, ni abantu iyo ugiye guha umuntu ngo agutwaze umutwaro ntabwo ugira impungenge ngo uvuge ngo aranyiba. Nabo ubwabo nta muntu ushobora kubinjiriramo uturutse ahandi, nabonye ukuntu bari organize rwose, baba bari ku murongo ubona yuko bimeze neza. Tutse niba bari abantu bashobora kwiyorganiza, kubera iki twebwe byatunanira kwiyorganiza? Ntabwo ari uko umwuga wacu udakorera amafaranga ahagije yadutunga, ahubwo haba ikibazo cy'uko hari igihe usanga nk'umuntu abonye akazi muri hoteli runaka nka bande icuranga, hanyuma undi muntu wabyutse yiyumvamo iyo mpano akaza, niba acuranze rimwe, aririmbye rimwe kabiri, agahita agenda akareba boss atari ko waruzi n'ibindi ko buriya nanjye ngira impano yo kuririmba. Bari abantu hemba 200,000 ngiye naguca 50 kandi nkazana abantu banjye tugakora nta kibazo. Boss agahita aza, ntiyigeze ababwira ati kontra ya nyirarangiye, akenshi nta nibi hari yanditse, agahita ababwira ati mufate gitari zanyu mutahe. Undi umucuranzi yabonetse n'abaririmbyi babonetse, bakajya hariya bakabyica, abantu bakinuba, bakaza nta discipline bafite, wenda ni babandi barwanira kuri stage, ni babandi baza basinze, ni babandi batubahiriza isaha bumvikanye na boss, kuko bo ntabwo bumva agaciro k'uwo muziki, nta nubwo bumva ko ari umwuga wabatunga, ntabwo ari byo bagize umwuga. Ibyo ni ibintu byakunze kugenda bigaragara. Turabona kubera iki ibyo bintu bigaragara muri twebwe abantu bafite impano, abaturage ukuntu batwemera, kubera icyo ari twebwe twatanga urugero rubi rw'imibereho. Noneho nyine nibwo ibi bihe bya COVID-19 byatubereye imbarutso nyine yo kubona uburemere noneho bw'ikibazo, kubera ko twahise tubona mbese buri kantu kose kahise kigaragaza. Ukareba umuntu wakoreraga 100,000 ukuntu ahise afatwa n'ubukene ako kanya, kubera iki? Kubera ko inzoga zari zaramwishe, ntabwo yari azi kuzigama icyo ari cyo, ntabwo yumvaga reka ko ari n'akazi kamutunga.
wabona abaho umunsi ku munsi ntabwo azi ngo biba byagenze gute. Ubu se kuba wabuza kuririmba iwanjye nkaguha 500, undi muntu akaza ati oya 500 muha burya ngiye nakorera 200, mukaba mushaka kubica, ntabwo bishobora kuba bigomba guca competition. Oya, ntabwo bica competition, ahubwo birazamura ubunyamwuga. Bivuze ngo umuntu ujemo aho mugenzi we yabonye isoko ntabwo yemerewe kujya kuhakomanga, icyo muzahangana nacyo gute? Buriya imyuga yose igira amategeko. Uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru, tubiziranyeho. Dufite itegeko rigenga itangazamakuru, ariko tukagira na code of ethics. Ni ukuvuga ngo hari n'andi mategeko y'imyitwarire abanyamwuga baba baziranyeho, bavuga bati ntabwo wajya gukorera mugenzi wawe iki n'iki, ntabwo wabigenza gutya, ntabwo wabigenza gutya. Buri tegeko rijyana n'ibihano, ni nayo mpamvu rigira akamaro, bigatuma n'abantu bagerageza kuryubahiriza. Ayo mategeko agenga umwuga nta bandi bazayadukorera uretse twebwe, kubera ko nta n'abandi babifitemo inyungu. Byazagora ko bigera igihe leta ariyo ihaguruka ikavuga iti reka dukora amategeko agenga n'uriya mwuga, bizagende gutya na gutya. Rero ntabwo tuje gukuraho competition, ahubwo tuje kongera ubunyamwuga, kuko ubu ngubu turi hamwe, twishyize hamwe, biratworoheye gusaba amahugurwa ikigo icyo ari cyo cyose tubona yuko cyaduha ubumenyi dukeneye, kuko ntabwo azaba ari umuntu umwe uhabwa ubumenyi. Byaba byoroshye guha abantu 47 ubumenyi, niba ari ibijyanye no gucuranga bakihugura, ibijyanye n'uko abantu bitwara kuri stage tukihugura, ibijyanye n'uko tujera amafaranga dukorera, ibijyanye n'uko dutanga imisoro, ibijyanye n'uko buriya bande ubwayo ubusanzwe ni company, ni nka business company. Ni nk'uko ufungura iduka ryawe, ubuze uburyo uri burigena, ubuze igihe uri butangire patante, ubuze igihe uri butangire imisoro. Byaba bibabaje kuba hari bande kandi ziranahari nyinshi zidatanga imisoro, zidafite ahantu na hamwe zanditse. Umuntu abyuka mu gitondo agahita akusanya abantu ati dukore bande, tugende turirimbe, bakabaha amafaranga bakayarya, bikabirangiriye aho ngaho. Zose niko byari bimeze cyangwa? Ntabwo navuga ngo zose, nuko zihari nyine ibyo bintu byose. Niba Uwimana usanzwe ufite ibyo ukora biri private, Makanyaga akaba yari afite ibindi nawe wenda byanditse muri RDB, uyu munsi mukaba mugiye kubarizwa mu yindi company, iyo company izakora gute? Izagirana isano yihe niyo company igiye kubabera umubyeyi mwese? Ese mugiye kuba mwese abakozi ba company imwe? Ese muri abakozi b'iyo company? Ntabwo turi abakozi, turi abanyamigabane, ntabwo turi abakozi. Ni ukuvuga ngo twese dufite uburenganzira bungana, dufite intego zingana, kuko twese turaharanira iterambere ryacu n'abatari muri iyo company, kuko tuzagenda dushyiramo n'abandi. Uko company irushaho kwaguka niko n'imikorere igenda yoroha, kuko wenda kuri ubu ngubu tugitangira dushobora kugira nk'abatuvangira kubera ko batari muri twebwe, uretse ko hari amategeko atwemerera kuba twagira icyo dukora kugira ngo duca ku kavuyo. Natwe ntabwo twapfuye kuza gutyo gusa, hari nigeze kubwira ko wenda dushobora kuba twabiganiriyeho mbere yuko utangira gufata amashusho, ukuntu kwiyandikisha muri RDB byatugoye. Twamaze amezi 6 bagenda basuzuma buri kantu kugira ngo barebe yuko nta kibazo kizavuka nyuma yaho. Ibyo byose rero kubera ko haba hari amategeko yabiteganyije, tugasubira inyuma tukajya muri ministeri. Amezi 6 mu gihe ubundi amasaha 6 ubabonye cyangwa? Company isanzwe n'amasaha. Bagomba gucukumbura ibyanyu. Bakamenye se bari abantu amategeko barayumva, ese barayubahirije. CBC ziba zifite inzego z'ubuyobozi zimeze nk'iza ONG, bafite komite nyobozi, bafite komite nkemurampaka, bafite komite y'abajyanama. Ubundi umukuru wanyu mwese hejuru hari yonde? Nta hejuru dufite, ariko nuko wenda mu mategeko haba hagomba kuba hari umuntu nyine uri mukuru, kuko abantu ntabwo basubiriza rimwe n'ibintu runaka. Hari uburyo abantu bagabana inshingano. Ni chairperson, dufite vice chairperson, tukagira secretary, tukagira treasurer, tukagira muri board nabo ngabo, tukagira rero noneho n'abandi barimo abajyanama, barimo
abakemurampaka n'abagenzuzi b'imari, hanyuma tukagira n'undi muntu witwa managing director. Makanyaga mwamushinze iki? Yumvikana ubundi ni umukemurampaka. Mu bantu b'abanyabwenge dufite, mu bantu bakuru dufite, dukura mu bwenge, n'inzu y'ibitabo dufite, nta mpaka rwose zamunanira kuzikemura. Ikindi nta nubwo ari wenyine, nayo ni komite. Rero ni ibintu itegeko ryateganyije, ibyo bintu byose turagenda turabyubaka, hanyuma tujya no muri ministeri, tujya no muri RAC, kubera ko izo zose ni inzego. RAC ni icyaryo? Ni Rwanda Arts Council. Ni inama y'igihugu y'abahanzi. Abo bose ni abantu tuba tugomba gukorana, kuko niba ikintu tugamije twese ari uko ubuhanzi bwagenda neza mu Rwanda, tukaba turi mu gice cy'ubuhanzi cya muzika, ni ngombwa yuko abo bantu bose dukorana. Rero twizeye cyane yuko ibyo tuvuga by'akavuyo bizacika, kwazazamo umwuga. Ni ukuvuga ngo mu mizo ya mbere twebwe tuzabanza twiga uburyo twakwigira twaba abanyamwuga. Ubu muri bangahe? 47. Ese amarembo afunguye kuri bande? Ku banyamuziki. No kuvuga abanyamuziki. Hari hano hanze ukuntu bavuga ngo abahanzi, nubwo wenda byumvikana nabo ugasanga ari nk'umuntu w'umuhanzi ari kushushanya, ariko bavuga ntago ari umunyamuziki. Ntabwo ari umunyamuziki. Nyine abakora ubuhanzi bw'umuziki. Naba ngaba urabona nk'aho ba muri karaoke, Makanyaga tumona mu gisope, ariko aba no muri wa muziki wundi anahimba n'indirimbo ze akanazandika. Abahimba bo hari n'undi mwihariko, kuko hari ikibazo cyakunze kuvuka. Urabona twebwe dukora ibyo gusubiramo indirimbo, hari ahantu usanga tubaryamira, basanga nk'umuntu yakoze indirimbo ze, yakoze album ze zimuvuna muri iyo myaka yabanje, n'ingero uretswa n'ubu ngubu n'indirimbo z'ubu zikoreshwa. Hanyuma nk'abanturutse hariya ndaje mfashe indirimbo ze, ngiye muri hoteli, ariko buriya ngenzi no kuzicuranga kumurusha, nkamutwarira akazi yari gutwara. Ntabwo ibyo ubusanzwe byakabaye ikibazo, kubera ko audience igenda yihitiramo, kandi umuziki nyine ugenda ukorwa mu buryo butandukanye. Aho bibera ikibazo nuko ngewe wakoresheje za ndirimbo ntibuka yuko nzikesha wa wundi nyirazo, ngo numve ko afite n'agaciro, ukaza gusanga yaranibagiranye nta n'umuntu umuzi, kandi ngewe izo ndirimbo ndazikoresha zikantunga. Noneho ugasanga hari ibigo bitandukanye byagiye bivuka, n'ubu ngubu biracyahari, collection cyangwa se bisarura navuga ko ari nk'imisanzu abantu batanga nk'imisoro, n'ubwoko bw'imisoro niko nabyita, bakoresha ibyo bihangano by'abandi bantu. Urumva biroroshye, kuko muri twebwe n'ubundi ni twebwe dukoresha bya bihangano, ni twebwe dufite n'ababahanzi. Ni ukuvuga ngo bo bafite inyungu yisumbuyeho kuba bari kumwe natwe, kubera yuko ibyo bintu byose twagiye tubitekerezaho. Tugomba kugiramo n'icyo gice cy'uko wa muntu dukorana afite uburenganzira busesuye bwo gukoresha indirimbo za mugenzi we, ariko nawe akagira inshingano y'uko hari ikintu agomba gutanga, kugira ngo wa mugenzi we nawe nubwo ataririmbye, ariko hari igice kinini yakoze cyo guhanga ya ndirimbo, nawe azagire icyo. Mbere yo gukora iki kiganiro nasomaga itangazo rya Sauti Sol barabo muri Kenya, bavuga ko indirimbo zabo zakoreshejwe mu kwiyamamaza kwa ba Raila Odinga. Baba bati no, nta burenganzira mwadusabye, ariko murazicuranga abantu bakabagira ngo turi inyuma yanyu, kandi nta masezerano dufitanye, ntaki mwishe uburenganzira bya copyright n'iki. Ni nk'ibyo rero twifuza yuko byaje. Kayirebwa yigeze kujya mu rukiko arega ibitangazamakuru ko bikoresha indirimbo ze nta burenganzira bafite. Ngira ngo we n'isi n'amafaranga yashakaga juste ko abantu babona ko icyo kintu ari ikibazo. Uwimana uyu munsi araje agiye ahantu araririmbye, ariko mu ndirimbo aririmbye wenda harimo n'iza Sosomado, cyangwa se harimo iza Sebanani, niba nibuka neza Urban Boys bagiye gusubiramo Mama Munyana. Tuzi ibintu byabaye, basubiyemo indirimbo. No kuvanga ibyo bintu byose bigira amategeko abigenga. Ubundi bigira amategeko abigenga, nuko nta muntu ujya ukurikirana iyubahirizwa ryayo. Murabica se cyangwa amategeko azabihuye murongo?
amategeko arahari ntago ari ibintu rega tuje guhimba ariko kugira ngo bayakurikize biragoranye aho hantu hagomba gukurikiranwa ayo kuki batubahiriza ayo mategeko ubundi niba nanjye nshobora kuririmba indirimbo ya Sebanani cyangwa nkaririmba indirimbo ya Rodrigue ariko ubundi nagombye kuba mfite uburenganzira bwuzuye bwo kuyiririmba nibura narabusabye usigaye ahagarariye uwo muryango. Abantu baririmba indirimbo zawe utabahaye uburenganzira bavuga ngo wasigaye ahagarariye umuryango wowe uracyahari noneho ngenda cyahari. Abantu baririmba indirimbo zawe mutabyumvikanye nta burenganzira babahaye naba nanjye ubwo nkihari kuko ndabumva gusa nkabyihorera kuko abenshi usanga ari n'inshuti nkabyihorera ariko nkuriya wigendeye afite umwana yasize cyangwa afite murumuna we yasize yakagombye kujya kubwira uriya murumuna we ukamubwira uti hari indirimbo ya kanaka rwose twumva twasubiramo bakabiguhera uburenganzira. Ariko ubundi ntago byakagombye kuzamo ngo ibyo by'ubucuti n'iki kuko niba ari umwuga utunze umuntu ufite agaciro wa muntu nawe uri kubyaza umusaruro ukaba umutunze twakagombye gukurikiza amategeko agenga umutungo harya ni umutungo mu by'ubwenge ayo mategeko arahari ni ukuyakurikiza gusa nta kindi. Rero icyiza gihari nyine ni uko twagiye dukora inama nyinshi uretse n'abo bahanzi turi kumwe kuko hari n'abo tutari turi kumwe hari abo tutari kumwe ubu ngubu twakoraga inama wenda hakaba igihe bacika intege bagakeka ko wenda ntacyo bizageraho abandi bagakeka ko twari guhita nyine twishyira hamwe ari ibintu tubangukiye kuko twagiye tubijyana gahoro gahoro twagiye kugera igihe cyo kujya gusinya kuri statut no gukora certificate dusigaranye abo ngabo 47 ariko hari benshi twagiye duhura baduha ibitekerezo bavuga bati ibintu ni byiza kubera ko biturutse muri twebwe kubera ko bikorwa natwe wenda ndi muri komite nyobozi y'imyaka 3 ejo bundi nzavaho hajye hundi ariko agomba kuba nawe ari muri twebwe ntabwo ari umuntu wo hanze uzajya avuga ngo ariko ndabona mukeneye ibi ngibi ndabona mukwiye gukora iki ngiki ni twebwe ubwacu twavuze duti dufite liste y'ibibazo tugomba gukemura. None se je ubundi nk'ibyo byo kubahiriza uburenganzira bw'umutungo bwite mu by'ubwenge w'abandi muri karaoke mu byubahiriza mute? Ni urugero niba ufashe indirimbo ya Garou ugafata indirimbo ya Celine Dion ugafata indirimbo ya wenda ya let's say ya Westlife ukayisubiramo ntabwo dusubiramo indirimbo twebwe muri karaoke ntabwo dusubiramo indirimbo kuko indirimbo ibikoze uwakoze iriya ndirimbo aba yarayikoreye kugira ngo isubirwemo kugira ngo ugire uburenganzira kuri iriya ndirimbo icuranze kuko uzi yuko nta bacuranzi tuba dufite already n'indirimbo y'ibicuranze iba yanditseho aho wayikuye uko hari channels akora izo ndirimbo akanazitanga so niba rero baguhaye indirimbo yo gukoresha ugatanga tuvuge nubwo yaba $1 nubwo yaba iki hari uburyo bawabonyemo iyo ndirimbo ni bwa buryo bawabonyemo bwa burenganzira no kuri YouTube nzibona iyo download nzo kuri YouTube ukayikoresha ega kuri YouTube buri wibye kuko biri byinshi inahangaha tu downloadinga ngira ngo abakoresha nk'ama iPhone abizi ama software menshi usanga ku ma computers asanzwe downloading ukagira ngo ibintu byose bibonerwa ubuntu ariko ubundi hari uburyo yaba software yabiriya ndirimbo ibonekamo ukagira ubwo burenganzira bwo kuyikoresha ariko kubera igice nanone cy'isi dukoreramo habamo fraude nyinshi izo fraude zishobora kubaho ariko ubundi ni ibintu bisanzwe bizwi kubera ko baba bafite copyright baba bafite uburyo bakoze iriya ndirimbo kugira ngo nyine ibashe no kugera ku bandi ubwo nibwo buryo nyine umuntu aboneramo n'uburenganzira bwo kuyikora hari indirimbo nyinshi ntakora ariko atari uko ntazizi atari uko zananiye kuzisubiramo kwako nta burenganzira ntabona bwo kuzikora. Aho ngaho ni mu murongo w'ubunyamwuga n'ibyo mu Rwanda rero nuko nguko byagakwiye kugenda bagakwiye kuba buriya nko ku maradiyo kugira ngo acurange indirimbo hari uburenganzira umuhanzi amuha
arandika akavuga ati ngewe mbahaye indirimbo muzayikoresha gutya, swate nyibahaye ku buntu, swate muranyishyuye, swate muzayikoresha muri ibi ngibi, bakaba bafite ubwo burenganzira. Nicyo nakubwiraga nti amategeko arahari rwose, ikibazo gihari gusa no kuyashyira mu bikorwa. Kuba rero dufitemo ari abagenerwabikorwa n'ababandi babyaza mbuze uburyo bashyira mu byiciro abahanzi bahimba za ndirimbo, tukaba dufitemo n'abazikoresha. Ni ibintu byiza kuko nyine impande zombi zifite ahantu zihuriye, hagomba kuboneka n'ubwumvikane bushingiye ku mategeko, kuko burya iyo hatangiye kuzamo izindi santima cyane nibyo usanga bikurura za mvururu, kakavuyo gashobora gusenya, usanga amashyirahamwe amwe n'amwe asenywa n'ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko hari ibitakurikijwe. Ariko iyo amategeko ahari agakurikizwa byose bigenda neza. Hari andi mashyirahamwe rero yabayeho mbere y'uko iri ngisi ishyirahamwe ni kampani, ariko urebye uburyo bwo kuvuga ngo mushyire abantu hamwe muharanire inyungu zabo tutitaye ku nyito, hari abandi babanje. N'ubu tugira n'amashyirahamwe, abahanzi bishyize hamwe, byagenze gute, ariko wahura n'umuhanzi ku ruhande ukumva ati ishyirahamwe ryacu ririho ku izina, sinzi ikintu rimaze, sinzi, mbese ukumva ko ari ibintu bihari bifite n'abantu bashinzwe kubiyobora, ariko wenda sinza kuvuga imibare wenda ngo abenshi n'ababyemera cyangwa batabyemera, ariko ugasanga nyine hari abantu barimo babona ko nta kintu bibamariye. Mwebwe nta kumobiriza abantu mubabwira muze, uravuze muri 47, nta kugenda bigura intege abantu bavuga batari ko abangaba bo nta batandukane na babandi? Nkurikije uko nabibonye, kugenda bigura intege byabaye mu mizo ya mbere kubera ko bari batarasobanukirwa, ariko uko tugenda tugera kuri kimwe tukavuga icyo twiyemeje iki ngiki tugiye kukigeraho, abantu bagenda babona itandukaniro. Noneho kuko tuba no mu magroupe menshi y'abanyamuziki, atari ukuvuga ngo ni itsinda rya Vanginganzo gusa, tuganira n'abandi bari ku ruhande, usanga nutarabashije kuzamo yo tuganira tukavuga ariko hari ikibazo iki n'iki gikeneye gukemuka, bakavuga bati Vanginganzo iki ngiki kigomba kugishyira mu byihutirwa, atari nuwo muri twebwe. Bikwereka rero icyizere badufitiye, kandi bikwereka ko babibona yuko dufite gahunda. Ahubwo ubungubu inshingano twebwe dufite nyine no gukomeza kubereka ko iyo gahunda tuyifite koko, niba nyir'ubwite ari we uza akavuga ati iki ngiki twagiheraho twese, koko tukavuga tuti kubera ko duhuje umwuga tubihuriyeho turabizi, turabibona koko ari cyo cyihutirwa, reka tugikore. Kabona kimwe kirakemutse, ikindi kigiye gukemuka, ko tugenda tubikemura bituma n'icyo cyizere cyiza. Burya iyo abantu batangiye ikintu, gukora ikintu, ntihabura abantu bagira imitima yabo, ariko buhoro buhoro bakazatuyizera ko iki kintu ni ikintu kizakurura buri wese, akazaza buhoro buhoro, ntawe dushobora gufata ngo tumuzirike ku ngufu ngo ngwino. Naho ubundi nta kintu kitabanza kugira ibibazo by'abantu bashobora kuba bagitinya, bakigaya, ariko amaherezo bakabona ko iki kintu kiyubatse, nanjye ngomba kukijyamo. Buhoro buhoro ntabwo twahutaza umuntu ngo ngwino. Ubundi amazina akomeye amaze kuzamo ni nk'abandi barimo muri ba bantu tuba tuzi ko abanyarwanda babazi muri abo 47. Hari ikibazo rero cyo kubanga amazina akomeye, ubwo nk'ubu twicaye aha turi mu buyobozi, sibyo? Tumeze nk'ababyeyi, niko nawe. Ariko nawe murakomeye. Ubu nimvuga ngo izina rikomeye, undi aravuga ati ngiye kubera icyo utamvuze. Impamvu uzarebe abahanzi, hari igihe tubona abahanzi babajyanye mu wenda umukangurambaga ngo bw'iminsi 1000 y'umwana, ubukangurambaga ngo bw'ibishyimbo twaranababonye. Kuki babatwara? Kubera ko ni opinion leaders. Abaturage ni bavuga humba umuhanzi arya ibishyimbo bimeze gutya, uyu muhanzi agira ibi n'ibi, nabo baraza. Hari umuntu uranga ari kureba nk'iki kiganiro akavuga ati ariko se abantu babiri baje kudutekera imitwe, akagiyemo ntabwo yagiye mu bintu bya feke. Reka nkore urutonde, nurambirwa urambwira ngo rekeraho. Nibyo byakora ko kumbwira ngo ni bande barimo, ngaho uri kuntega umutego, sibyo? Okay, babiri ba mbere ubwo barimo, hasigaye 8. Twe ntidukomeye siko bafuse. Hanyuma ndacyari gufungura document, reka bwabo nibuka dufitemo witwa Dauphin,
afite bande yitwa nyine Dauphin, dufitemo siko bidafunguka, dufitemo imanzi, dufitemo hari bande yitwaga The Philos, ubu ngubu yahinduye izina yitwa Elite Band, dufitemo Impala, ndabona byanze rwose. Ariko wambwira abo wibuka nta kibazo ko numva ari amabande gusa nta bandi batari ukanigeze kubaza ikibazo. Wabajije ikibazo gifitemo umutego, wambwiye ngo ni bande ngo bakomeye barimo. Neza ubundi uhereye kuboroshye. Mpereye ku murongo. Uhereye ku murongo kandi utarafungura dokima. Dufitemo mitari se mwamenya rindi yitwa Natty Dread. Hari gendeye amazina hano kubera ko baba bafite amazina yo kuri stage. Dufitemo Mibirizi, Munyanshoza Dieudonné, Eric Rukundo, dufitemo ntagura katurikira barabaye gusa wumve ko ari 47 wenda n'abadukurikize kubereka iyo certificate kuko irahari. Ikindi twavuga nuko nyine n'abatarimo ntabwo ari uko babyanze, ahubwo ni ukubera imiterere yo kwiyandikisha muri RDB. Ntabwo umuntu igihe afatiye umwanzuro aza ngo duhite tumwakira, ahubwo bisaba ko tuzongera tugakora inteko rusange. Ni ukuvuga ngo ubu nitwongera gukora inteko rusange n'abandi, ahubwo n'utari yarumvise ko Vanginganzo ihari mboneyeho kubimubwira, tuzabe dutangiye kuvugana hakiri kare nitwongera gukora inteko rusange nawe ahite yinjiramo. Mzee Makanyaga, urahura n'umuntu ukumva ari kuvuga ngo Impala ngo z'ubu ngo ntabwo ngo ari OG, ntabwo ngo ari original, ngo babasutsemo amazi, mbese ukumva ko imvugo z'abantu ziba nyinshi, ariko se ntabwo ni hari n'abavuga rero neza ko Impala rwose zirimo kuzamuka. Ubwo urumva ko harimo ikinyura, abantu bavuga uko bashaka, ntabwo wabuza inyombya kuyomba. Umva Tom Close niwe birindye neza ngo ibihe byarahindutse, ngo isi ya kera siyo y'ubu. Ubwo rero nushaka ko abantu ba kera ari bo baba bubu, uretse Mzee Makanyaga dufite se n'abo bantu bake mu Mara dufitemo Mimira Rose n'abandi bake cyane ba kera. Urumva rero ntabwo none se urashaka abantu ba kera abenshi bazize Jenoside uragira ngo bakure hehe? Rero niba navuga ko ari aba contre 6. Nyine urumva abo bantu ba kera bashobora kuba wenda hari imiziki bakoze n'uyu munsi ikubita bakavuga bati izi ni Impala, wenda bakumva izihimbwa muri ibi bihe bya nyuma bakavuga bati izi ntabwo ziryoshye nk'iza mbere. Ibyo ntago byaburerega, ibyo ntibyabura abantu niko bamera. Nkuko nanjye bakunda kuvuga bati agifite inkumburwa za kera ati byari bikaze. Hariho abantu baza kubimbaza rwose, ugifite inkumburwa twabonaga ibi n'ibi, babwira n'ubundi bizaza, ndacyahari. Bizaza buhoro buhoro. N'impara ubwo zirimo kwiyubaka, ni nko kongera kwisuganya kugira ngo zibone ko zamera nka mbere, ariko Impala zirahari. Ubundi se ibijyanye na hari amaorchestre yagiye yabaho, like hari na Jenoside yaje yivangamo, bamwe barapfa benshi, ariko ndashaka kumva ku kijyanye no gutoza abantu bato ku buryo nk'uri Makanyaga uri muzima urahari, ariko nta muntu ubaho nk'umusozi. Hari kuba umuntu azaza muri 2050 agasanga gutegura abantu batoya bashobora kubasigariraho mu gihe mwamutakiriho, ku buryo orchestre itavuga ngo abantu babiri kubera ko bavuyemo abandi ntabwo bakomeza gukora. Mutegura mute abantu bashya bato baza? Abantu bashyashye kuntu tubategura, ubundi orchestre ntigomba kubamo abantu 50, ariko mfite abantu baza kwitoza iwanjye nko gucuranga, akaza akambwira ati indirimbo runaka mwayicurangaga mute, nkamwereka dore uko twayicurangaga nguko, mwayiheraga he, twaheraga hanaha, ese uyu yacurangaga ati, nkamubwira ati accompagnateur yacurangaga atya, soliste yacurangaga atya, bassiste yacurangaga atya. Ndabafite babasore bato barimo kuza kubyitoza, baraza bakabyitoza. Singiye ubafite gusa ngiye nyine, ubwo n'ahandi barahari, impande zindi zirahari. Kandi nizeye yuko mu minsi iri imbere
nukuri hazaba hari abacuranzi nge ndumva hazaba hari abacuranzi kuko bagomba kumenya ko umuziki ari umwuga nkuko ujya kuri stade hari ukabona abantu barimo kwiga imodoka ntabwo bose usanga batwara kimwe bariya biga usanga hari abarusha abandi kwitwara amenya uburyo ashobora kujya inyuma akajya guhagarara aho bahagarara hari n'udutaramenya no kuyihagurutsa ariko nzi ko umuzika mu myaka iri imbere ndetse itarenze 3 tuzaba dufite umuziki mu Rwanda ukomeye cyane. N'ikindi kiza dufite urumva dufitemo ibyiciro byose, dufitemo abato, dufitemo n'abakuru tureberaho. Burya hari imyuga myinshi inanirwa gutera imbere kubera ko badafite abantu bareberaho urugero. Ntawe babwira ati ubundi bigenda gutyo, ugasanga ibintu mubizi muri teori mu magambo gusa ariko nta bikorwa. Umuntu akakubwira ati nanjye numvise mu bitabo ko nasomye ahantu ko bigenda gutyo, nabyize gutyo. Ariko noneho dufitemo abantu bashyize umuziki mu bikorwa kuva kera, turacyafite amahirwe yo kubareberaho kandi natwe dufite ubwo bushake bwo kurushaho kuba abanyamwuga uko bukeye n'uko bwije. Ubwo rero abo bantu bakuru tuzagenda tubigiraho, noneho n'abandi bagenda binjiramo nabo bagenda bafata ya ritme turiho nabo barushaho kuba abanyamwuga. Niyo mpamvu navuga ati icyizere kirahari cyo mu myaka 3 kuko ari kubona ibimenyetso bifatika by'inzira turimo itanga icyizere. Ndumva bimeze nka ryatangazamakuru abantu biga mu ishuri bagasohoka bafite n'amanota menshi, yagera hano hanze akamera nk'ugenda kuri tapi rula. Impamvu nyine nuko nta waba afite areberaho, nta umubwira, bamubwira nyine mu bitabo ngo bigenda gutya, ntibakora iki, ntibabigenza gutya. Noneho agera kuri tele itangazamakuru ry'ibibazo rigira nuko abenshi baba bararyize, uko ugenda umaramo igihe abamazemo igihe biviramo, washaka ubaza ngo ese bigenda gute ukamubura. Ariko mu muziki hari amahirwe yuko bagihari, nta uzasohoka mu ishuri barimo kuza, hari n'abarimu barimo kuza barimo kutoza rwose. Reba nk'ubu ngubu uriya mugabo bita Mayiti Popo, ikira gitekerezo aho yagikuye ririya shuri rye. Hari n'undi witwa Shabana Antoine, hari n'abandi bitwa ngo Ingenzi. Abo bantu ni ibitekerezo byo kwigisha muzika. Kera twarego ntago twari tubifite. Uziko kera twagiye kwitoza uwo muzika tudafite naho tugura imigozi ya gitari, ntago twari tuyifite. Igitari twazibonaga ari ukubera ko abapadiri bazizanye bakaziha abanyeshuri bazijyana hanze abananira bagatangira kuzitangira bakazigurisha cyangwa se bakaziha abantu. None nanjye nkabona uko mbona gitari. Umugozi wa gitari waracikaga, nkafata nkashaka igare ya frein y'igare akaba ari nkuramo umugozi ashyira kugira ngo mbone umushyira kuri gitari. Noneho wawucuranga intoki zikabyimba zikazamwa amazi, kugeza ubwo aya mazi azavamo hakaza ikintu cyitwa ishyundo. Noneho umuntu yagukoraho gutyo ukagira ngo ni amabuye arimo gukubaho. Niko byari bimeze kuri gitari. Urumva rero twe tugira amahirwe, turi mu bihe byiza. Gitari zirahari, instruments zose zirahari, abarimu bigisha muzika barahari. Urumva ko imyaka 3 iri imbere n'ubu turabafite abacuranzi beza cyane. Ikintu kikibagora baracyashakisha icyo bagomba gukora, baracyagishakisha. Ngiye mbona ari ugushakisha, ariko bari mu nzira rwose. Hari abana bazi, narabibonye, hari abana bazi gucuranga namaze kubabona. Ukomeje kuri aba bana bava ku ishuri ryo ku Nyundo, nubwo bakomeza kuryitango ryo ku Nyundo kandi byaragiye aho ryari yose turyita. Ni nka ya kaminuza yabaga Mudende, ubu ngubu yaje Masoro, ngo numva babyita Mudende. Mudende y'Imasoro. Izina ryarafashe nyine. Twabonye amazina nk'aba Ivry bava kuri iryo shuri baraza, aba Ariel Ways ngira ngo nawe yanyuzeyo, n'aba Active numvise ngo bagiye kwiga ngo kuri iryo shuri ngo bajye kunononsora umuziki wabo. Iyo urebye umuziki w'uyu munsi niyo input cyangwa se umusaruro wabo bana baza baturutse muri iryo shuri uvuga ritahozeho ry'umuziki kera, ubona hari impinduka hari umusemburo uwo ari wose bongereye mu iterambere ry'uruganda rwa muzika hano mu Rwanda. Birashoboka kuko urabona ntitukajye twanga ibintu bigezweho. Urabona aho bageze baracuranga nyine nkuko
mbese nabyita ngo iki baratanga umusaruro muri uru rwego rw'igihe tugeze ntabwo basubira inyuma buriya gusa akantu wenda bataragira ako kantu mvuga ngo bataragira buri wese avuga ngo ntibadagira batya ako kantu mu myaka 3 bazaba bakageze ko nakashyubo nta kanoza akanoza ngendo se cyangwa akanoza suko akanoza mwuga ako nako bavuriye mu ishuri ku ishuri ryo ku Nyundo cyangwa bagera hanze ni mu buzima busanzwe nako mu nyine mu buryo buri concret d'une façon concrète baburi iki urumva ikibazo gihari ntago kumara igihe nta gihe kirekire bari babona experience ntayo bari bagira ariko bayikura ariko naho ntabwo hameze neza natwe urumva turajagaraye kandi tumaze n'igihe ubwo rero twebwe kugira ngo nzabonane n'uwo mwana mubwire nti aka kantu wagize utya ko aka kantu ntabwo turajagaraye ntabwo twari twabonana haro murahura turahura ariko ntabwo twari twahura mu buryo tuganira ikindi abari umwana ubikoze wenda ku giti cye cyangwa ugize ayo mahirwe ejo bundi nabonye umwana uvuza saxophone ino hano mu Rwanda nta ba saxophoniste twari twakagira ariko uwo mwana yavugije saxophone numva aranshimishije ariko hari akantu atazi nagombaga kuko nakoranye n'aba saxophoniste cyane hari akantu atazi nshobora kuzamubwira ndamuzi yampaye na nimero ze agomba kuzaza iwanjye nkamubwira ku kantu nagakora azajya muri Afurika hose azavuza saxophone abantu bagira ubwoba kuko arayivuza pe urumva rero urwo ni urugero rw'akantu kamwe agerageza gukora nk'umuntu ku giti cye urumva noneho ibintu nk'ibyo tubitekereje turi abantu 47 bazanarengaho tukavuga tutariko bari abana tubankadire dufite bande zigera hafi numva ari nko kuri 30 muri bande zacu buri bande ifashe 2 cyangwa 3 baze uko bande ishobora kugira abasimbura nk'uko mu mupira w'amaguru haba hari abasimbura nabo baze bajyemo kandi bajyemo mu buryo buri kinyamwuga biroroshye yuko tubabonera stage n'urugero muri Vanginganzo CBC Vanginganzo CBC tuzakora launch kwa 2 hanyuma dukore ku mugaragaro kuko ubu ngubu wenda hari uvuze ati abo bantu ko ari ubwa mbere mbumvise kandi bavuga ko babonye ibyangombwa hashize amezi 6 twabonye ibyangombwa mu kwa 12 umwaka ushize ariko ni nk'ibyo byose navugaga kugira ngo tutazagira imbogamizi cyane cyane zijyanye n'amategeko zijyanye n'imikorere buri kantu kose twafashe umwanya uhagije wo kukigaho ubu rero tugeze igihe cyo gutangira noneho gukora ku mugaragaro yego mu giswahili hari ukuntu bavuga ngo yakale ni zahabu ngo hari ukuntu abantu bashamadukira ibigezweho ariko hakaba hariho no kuba bagomba gutekereza ko ibyabanje nabyo bifite agaciro kabyo gakomeye niho mbese yaba ari intango yabyo yego ariyo fondasiyo yabyo utamenye yava ntamenye yajya utaganiriye na se namenye icyo sekuru asize avuze bigaha inshingano ku muntu muto kumenya ko agomba kwiyegereza abantu bakuru agira ibyo abigiraho kuko n'ubu nshobora ngiye kuba ntabishoboye kubikora ariko nkaba namubwira nti binkorere gutyo kuko ngiye ntabwo nkibishoboye ngiye sinkireba neza wowe ngwino nkwereke reba hariya hari n'uwavuze ko ari umuntu wigeze kumbwira ngo ibintu byose umushinga wose ukomeye ugiye gukora ngo ujye ugisha inama abantu bakuru atari uko bahora ari abanyakuri ahubwo baba bafite experience nini mu kwibeshya arahubwira ati byapfiriye aravuga ati ibintu ugiye gukora hari kana ko wabitangiye byapfuye uko nguko ntawe irinda aho ngaho ubwo nabiganishaga murongo wo kuvuga ngo none se ko abo bana bafite inshingano yo kukwegera Makanyaga n'abandi bagenzi bawe mukuze bari mu ruganda mwabayemo igihe kirekire mwebwe hari byo mureba uyu munsi mukavuga mutarika abo bana nabo burya abana bakora ibintu tutigeze dukora tutanashoboye gukora
wenda mu gihe cyacu ntabwo twabitozwaga ariko uyu munsi sinkeneye no kujya kubyiga ahubwo naye ngomba kwicara nkavugana abana bakora ibi bintu mbizi neza ko ntabishoboye naye nubwo ari umwana ariko nanjye mwigiraho ibi n'ibi. Reka mubwire ikintu yagombye gukora. Nk'ubu mu rugo mfite ibitabo natwe twigeze kwiga muzika ho gatoya kuri Stade Amahoro, mfite ibitabo ariko kugira ngo nzasomemo ndebe solfège nk'uko nasomaga ncuranga gitari. Hari igihe ncuranga gitari nareba nkabona binciye mu maso, nkabona bidashoboka, nkakora urumva, ariko we mbimweretse nkamubwira nti dore hano zamuka gutya, gira utya uzamuke hano, umanuke gutya hano, uhagarare, yahita bifata vuba. Wowe se hari ibyo wigira ku bato? Icyo nigira ku bato nta kindi ni uburyo bwo kujya kuri podium nanjye gusa nkasimbuka. Ubasha gusimbuka? Mbese abato ubigiraho gusimbagurika? Nkagerageza ngo nkwereke uko nanjye nataraka ariko bikananira, ariko nkagerageza. Hari ubwo se mureba mukavuga muti abana barimo gukora ibintu ukumva uvuze uti, kuko nk'uyu munsi ushobora gutangira umunsi utangiye ukageza umunsi urangiye ugasanga indirimbo zikimwe n'iz'abantu bashya bato, ubwo nimvuga bashya so ko ari uyu munsi cyangwa ejo, ariko ni baje muziki nyuma yawe. Nta nubwo ari nabibi pe, nta nubwo ibyo ngibyo nta n'icyo binatwaye muri ntuza ya muzika. Nta gitutu babashyiraho. Abo uti nka Makanyaga wakubitaga umuziki impara zizwi, ni gute nshobora kumara umunsi batankina? Oya, njye ibyo ntago nabitekerezaho. Igihe cyanjye niba kirangiye ngo singomba kukigarura ku ngufu, kigomba kugaruka ari uko abantu bagitekerejeho. Niba abantu bakunze uwo muzika ureka bawukunde, n'ugezweho. Niba bakumbuye uriya wa kera bakawukumbura, niba ukumbure ntawe nabibuza. Ni uburenganzira bw'umuntu, umuntu afite uburenganzira bwo kumva. Burya ni nk'uko tuvuga ngo kanaka, ushobora kugenda ugasanga kanaka arimo kuririmba na kanaka arimo kuririmba kuva oriya ntabwo aririmba neza, ariko afite abamukunda nawe, afite abamukunda kurusha uko bakunduriye. Kera habagaho abacuranzi, habagaho ba Bob Marley, habagaho ba James Brown, hari benshi bikundiraga James Brown, Bob Marley ntibamwumve. Hari benshi bikundira, burya amatwi yumva muzika ni uburyo bure yumva muzika, uburyo buri gutwi gufite uko bwumva muzika. Niyo nshobora kumva muzika y'umuntu uririmba yasaraye nkumva ndayikunze cyane, nanjye nagera kumva nkumva nkareba undi akareba ati no uriya yasaraye, niwe nikundira njye uri usaraye. Ubundi umuziki ni nk'amabara cyangwa ni nk'amabara, voilà, ni nk'indabo. Iyo bibaye byinshi biruzuzanya, de goût de couleur. N'umuziki burya nuko ntago wadiskita ngo kubera icyo ukunda reggae undakunda rumba. Hari umugabo nibuka wajyaga aririmba bitaga Salvatore Adamo. Uzumva ijwi rye ukuntu yaririmbaga, yumvaga asa n'uwasaraye. Ariko icyakubwira yaririmbaga abantu bakicara gutya bakarira. Kubera ko ari byo bikundira. James Brown umva gukuna yaririmba bwa mbere twagira ngo n'umusazi wateye. Ariko mu minsi mike gusa nko mu mezi 3 yarakuzwe, isi yose iramukunda pe, iririmbira kuriya. Umuntu witwaga Elvis Presley yararirimbaga rock and roll, ukumva ugiye kumufata, ariko hari benshi baririmbaga kumurusha. Hari benshi baririmbaga kumurusha. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nsoza ari ibyo kwishyira hamwe muri karaoke muhura n'izihe challenges? Hari mu karaoke kazi nawe niba ari ikinyarwanda simbizi, ambwira ati uragenda ukajya kwiririmbira ni karaoke, ariko wava kuri stage ukabona cyane ko uririmbira abantu bari no kwinywera inzoga, ugasanga hari ikigabo cyakubunye ukube bati kibura mukwana nshobora no kumucyura. Byari byakubwo ugasanga abantu bashobora kukwitiranya n'undi muntu bitewe nuko akubonye ku rubyiniro. Ibyo bibaho, ariko ngi sinanavuga ko ari ikibazo cyane. Byaba ikibazo ari uko wenda ashatse kuntwara ku ngufu, amhohoteye. Ariko niba nagize amahirwe yo kumenya, yo kwisobanukirwa, nkamenya agaciro k'umwuga wanjye,
nkamenya ko ibyo ngibyo umuntu ashaka bishobora gusenya umwuga wanjye, biranyorohera kubyirinda, nta nubwo mbibona nk'ikigeragezo nyine, mbona ari ibintu bigomba kubaho, ashobora kubimbwira nkamwikiriza mu kinyabupfura, nkamusobanura ko bidashoboka, ntitugirane ikibazo, akaba n'umukiriya uzagaruka nanone muri karaoke akayishimira. Haba buriya mu kabari haba byinshi, haba ibigeragezo byinshi, nabyo biri muri bimwe mu bituma twishyira hamwe. Hari ibigeragezo by'inzoga, umuntu araza akavuga ati ngiye kubera ukuntu wanshimishije akira inzoga, nkuguriye ikaziye y'inzoga kandi urazinywa, nutazinywa uraba unsuzuguye, urumva atakwemerera kuzicyura. nta nubwo azi niba unywa izo nzoga, ariko araziguhaye ku ngufu. Abenshi rero bagwa muri uwo mutego akavuga ati none ko nangawe kumusuzugura, ugasanga umuntu yatashye yasinze kandi ari buzinduke n'ubundi ajya gukora cyangwa repeta cyangwa agira ate, kandi uko urushaho kwinaniza burya ufite n'ibyago byo gusarara n'ijwi rikangirika ntirinamara igihe. Ibyo bigeragezo byose rero birahari, ari nabyo bituma tugerageza kujya mu banyamwuga kugira ngo tubihuguraneho. Ese umuntu yabyitwara mate, iki ngiki yagikemura ate? Nta nubwo ibyo biri mu bikomeye, ahubwo hari ibindi bisa naho bikomeyeho bijyanye n'abakoresha batubahiriza amasezerano, kubera yuko yumva ko umucuranzi ni basa gihobe, niba abantu n'ubundi se hari igishoro yashyizemo, ubundi se urumva amafaranga mwavuganye ntayakwishyure, cyangwa se amasaha mwavuganye akanga kusoza akazi kandi abibona yuko igihe cyageze mwari mwumvikanye, wananiwe. Ikindi gihe nyine bya bindi twavugaga, ukaza witeguye kuririmba watumiye n'abantu bakakubwira ati uyu munsi ntabwo uri bukore, akakwirukana, akumva yuko ntaho warega. Harya nta masezerano mwandikirana we? Akenshi ntayaba ahari, ariko niyo ahari ntago kuyubahiriza byoroha, kuko nubwo waba ufite icyo gipapuro byagutwara imbaraga. Uri umuntu umwe, hari imbaraga uba udafite. Urareba ukavuga ese amafaranga ndi bujye kwishyura umuroya wo kubinyirukankiramo si menshi kurusha ayo banyambuye, ugahita ubireka. Ariko nk'ubu ngubu turi hamwe, biroroshye ko twaba dufite umuroya umwe akadufasha twese, bikaduhendukira twese, na ya masezerano yateza ibibazo ntiyongere kubaho. Akenshi burya hari ibintu bajya bavuga ngo umuntu ngo wigize agatebo ayora ivu. Hari igihe bariya ba bosi baba badusuzugura kubera yuko babona nta ruvugiro dufite. Ibibazo bibaho biterwa n'ababosi. Umubosi aravuga ati nubwo kontra yaba ihari, amasezerano yanditse, ariko se uyu nguyu yajya kundegaye, hafite se amafaranga yo kwishyura umuavoka, gusa uyu nguyu ubundi uburenganzira bwarabuze, akabona ko wowe nta mbaraga wagira zo guharanira uburenganzira bwawe, bikaba bya bindi by'uwigize agateba yorivu, nyine bakakubonera, bakusanga ibintu byose uko bise bameze nk'aho ari wowe bafatiranye. Nuko bikunda kugenda yaba ku mabande, yaba ku baririmba ku giti cyabo, usanga nyine ababosi akenshi batubahiriza ayo masezerano kubera icyo kibazo. Ariko n'abantu ku giti cyabo nabo bitwara nabi, akaba asanzwe afite ahantu akorera, ntavuge ko atari buze ahantu bakamutegereza bakamubura yigiriye ahandi, kuko avuga ati njyewe se bundi ngira adresse yankura hehe, yandega kwande, yandega ngo iki. Ariko ubwo n'ubunyamuga bukeya nyine nicyo nkubwira. Rero Vanginganzo irareba impande zombi, kuko ntago wajya kubwira waguhaye akazi ngo akubahe kandi abizi neza ko utari umunyamwuga. Ni ukuvuga ngo natwe abantu bacu mbere yuko tujya kubwira ababaha akazi ngo mugomba kubahiriza ibi n'ibi, tugomba kumenya neza yuko twabahuguye, ko twabibukije amategeko naya, bigenda gutya, ntago wakora ikintu ukora iki tuzakwihanira, nubigenza gutya ni twebwe, mbese ni nkaho ari twebwe tukwishingiye. Ubwo niba tugiye kubwira rero uguhaye akazi ngo yubahirize amasezerano, aguha amafaranga meza, nuko nawe ugomba nyine gukora nk'umunyamwuga. Urumva rero ku mpande zombi birimo inyungu, no kuri audience biri inyungu, kuko ntago bazongera kutwinubira. Nabaha akanya tugasoza we, ikintu take away, ikintu umuntu yazirikana kuri Vanginganzo n'iki, icyo mwifuza ku bantu bakunda umuziki n'abandi wenda batari muri Vanginganzo ariko wenda bashobora kuba hari icyo bakungukiramo bayijemo? Icya mbere twakibwira abafana b'umuziki, kuko nzi ko ni benshi cyane,
wenda ashobora kuba yumvise tutavuzemo umuntu afana ariko abenshi turi kumwe abo ngabo. Iki gikorwa dutangiye ni igikorwa kitoroshye kandi noneho nubwo tuvuga ngo aho duharanira kugera nuko umunyamuziki yaba umuntu ufasha abandi aho kugira ngo abe ari ufashwa, ariko gutangira biragorana cyane ko umutungo dufite ni uwo mutungo kamere mu by'ubwenge, ni izo mpano zacu, nta mutungo w'amafaranga dufite. Kandi umutungo w'amafaranga, burya amafaranga akora ibintu byinshi ntaho adakora. Ni imwe mu mpamvu zatumye tuniyandikisha nyine nk'abantu bakeneye gukora bizinesi. Ubu ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu nibwo dufite gutangira Vanginganzo ku mugaragaro. Ariko nyuma yo gutangira Vanginganzo ku mugaragaro hari n'ibindi bikorwa birumvikana mu bihe bijya mbere, hari ibikorwa bizaba bidusaba ubushobozi tudafite. Ubwo rero nk'umukunzi w'umuziki kuba yadutera inkunga biremewe, nta kibazo cyaba kirimo. Ikindi nuko ari ibintu bikozwe mu mucyo, biri mu mucyo kubera ko tugira bank account, tukagira ubu buryo busigaye bukoreshwa bwa momo code. Ni ukuvuga ngo nubwo waba ufite 100, nubwo waba ufite 500, kuba wayashyira kuri momo ya Vanginganzo rwose. 100 kuri momo ntiryemera keretse 100. 100 se byatugwa nabi? Ntago byatugwa nabi, ahubwo kode yacu umuntu wagiraho yandika ni 051103. Ni ukuvuga ngo ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 051103, hanyuma ugashyiramo umubare w'amafaranga, ugashyiramo umubare w'ibanga, ukaba uteye inkunga Vanginganzo. Amazina yawe azana n'ubwo butumwa. Ikindi nuko uhita ubona yuko wohereje kuri Vanginganzo CBC. Nubona utabonye iryo zina wamenya ko wibeshye, ni kuri Vanginganzo CBC. Dukeneye izo nkunga zanyu kugira ngo muri ubwo bushobozi bwose tuvuga bwo kwiyubaka. Murabizi ko ibintu byinshi bihera ku mafaranga, ariko natwe mu minsi iri imbere turashaka kugeraho noneho tuba twubatse ku buryo umuntu azatubwira ati hano habaye ikibazo, natwe tukaza mu bambere. Kujya mutabara n'abanyamuryango banyu ku buryo hatazi icyorezo, bakumva ko bajya kwa mudugudu kandi ari abantu bihaye bafite n'amazina manini. Jya kwa mudugudu gusaba ibishyimbo, uri umuhanzi ukubita umuziki abantu bavuga bati cyamamare, mugahura mutonze umurongo hamwe. Ibyo twifuza rwose guca. Hanyuma ku banyamuziki bandi, namwe murabyumva ko nawe iyo ukora wenyine urabizi ukuntu bivuna, ariko iri kumwe n'abandi biba byoroshye. Icyo nabasaba nuko mwatangira kwegera kutuvugisha, noneho igihe cyo kwandika abanyamuryango bashya cyagera, namwe tugahita tubashyiramo kugira ngo dukomeze gukorera hamwe. Uko tugenda turushaho kuba benshi niko n'imbaraga zigenda zirushaho kwiyongera, n'ibyo twifuza kugeraho nibwo twabigeraho mu buryo bworoshye. Abandi nabwira nabo turi kumwe muri Vanginganzo, kuko nabo rwose ni abantu bo gushimirwa kuba bari mu bantu bafashe iya mbere, cyane cyane abantu bakuru turi kumwe by'umwihariko. Ni abantu rwose dushimira cyane, kuko nkurikije imyaka benshi bagezemo, ntabwo ari Mzee Makanyaga gusa dufite, ni abantu bakabaye bavuga bati twebwe twabayeho ubuzima bwacu, ntabwo tugiye kuvunwa no kubaka abandi, baziyubake natwe twirwanyeho. Ariko ubona ko baduha ibitekerezo byabo, baturi inyuma, baduha imbaraga zabo. Ntabwo ari uko badutezemo inyungu nyinshi, ahubwo ni twebwe tubafiteho inyungu nyinshi, kandi bakabyihanganira bakadufasha. Nabo rero ndabashimiye, kandi nawe ndagushimiye cyane, kuko buri itangazamakuru ndarizi ni irya mbere. Ngayo ngo twibutsa abantu kandi ko Uwimana ni umunyamakuru. Mzee Makanyaga, wadupfundikirira ikiganiro? Ntabwo nahagipfundikira. Ntabwo nahagipfundikira, ariko ushobora kukivugaho ko iki kiganiro nk'iki hari abashobora kukibona bagatekereza bati wenda ni ukwiyamamaza cyangwa ni ukugira ikindi. Ntabwo ari ukwiyamamaza. Icyo dukoze ni ukugira ngo
twibwire abatwumva, twibwire abari basanzwe batanatuzi bamenye ko turiho, kuko hari igihe ushobora kubaza umuntu ukamubaza ariko abanyamuziki babaho bagira ishyirahamwe, ukavuga uti bafite ishyirahamwe runaka, bafite ishyirahamwe runaka, bafite ishyirahamwe, ukamenya icyo usobanura. Icyo gihe iyo bivuze ukunda umuziki yumva ko ari mu buryo bwe, mu byishimo bye, kandi nzi ko nta wanga umuziki. Abantu benshi bakunze umuziki cyane, barawukunze. Nta muziki udashimisha, niyo yaba ari uruhinja rukiri mu nda ya nyina rushimishwa n'umuziki. Njye icyo navuga, bakora ibishoboka byose, bamenye ko abahanzi babo baba bakeneye kubashimisha, nabo bajye babareba, babamenye, babavuge ibigwi. Siko nubwo turi mu musozo w'ikiganiro, ntabwo waririmba akantu gatoya abantu bakumva ko ari Makanyaga wa nyawe. Ubundi yari umuhanzi, akoramo niyo kataba karekare, umukinnyi burya acunga ruhabwa, abantu bakavuga bati ni wa mukinnyi. Ntacyo ndagatahira ikinyumi nyuma y'iryo mbwiye, ngiye ndahiro yanjye sinteze kuza duhoka, nkwemereye urukundo rumwe bamwe bagisha kihisha bazarusangi wacu, wanteretse urukundo ngotomeye nshira inyota, ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye, ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye. Harya yewe ntabwo wakaraoka badashyizemo indi instrumentale. Karaoka se hashya. Y a pas de voile au volet de mes frères, y a pas de pâle autour de mes doigts, ni cathédrale cachée mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je vais les routes, je vais les frontières, je sens, j'écoute, j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avec j'ai le choix. Tel est mon destin. Je vais mon chemin. Ainsi passer mes heures au rythme tétant des battements de mon cœur. Wow, ngabo baratwitse harahiye. Twimanukire. Iyo mvugo iransetsa ko mudakaraoka cyane ibintu byo mu Rwanda. Ndaza nkabonamo iyo mwakabije abariho Diamond muri Tanzania, ubundi ni muri Amerika, mu Bwongereza, cy'uburenganzira ku mutungo by'ubwenge. Ntabwo wapfa kujya gukora indirimbo y'umuntu ataguhaye uburenganzira. Uriya gukora karaoke ni processus ndende, hari company hanze, company zabishoyemo amafaranga. Iyo umuntu akoze indirimbo cyane cyane n'aba producers batangiye kubisobanukirwa, no mu Rwanda hari izitangiye kuboneka, barazikora hanyuma ugasaba uburenganzira ukaba wazikoresha. Hanze rero ubu barabikoze ku buryo nyine ziboneka mu buryo bworoshye, ariko inahangaha kugira ngo umuntu azaguhe uburenganzira, hari n'ababa batarabyumva. Uzi ko karaoke ni ikintu kitaramenyekana cyane, akoze ati hari ubundi ubwo bya karaoke ni ibiki. Nk'ubu turi mu negociation n'abantu batandukanye, na Mzee Makanyaga nzamugeraho, ariko urumva nzabanza musobanurire uko bigenda, uko bikorwa. None ubwo burenganzira nimbubona bikore. Nayo ngo ikiganiro rero tugisoreje ahangaha. Ndabashimira cyane ko mwemeye kuza gusobanura ibyanyu, ubwo biri mu nyungu zanyerega namwe ko ibyanyu byamenyekana. Turabizi ko hari abantu wese ntihari n'inzego za leta se zishinzwe gukora ibi nibi, ariko ushobora kujyamo ngo baguha amakuru, bababwira ati mu nshingano zanjye gutanga amakuru. Ari umuyobozi umwe ukomeye ubu ngubu bamushyize ku gatebe, ariko ndibuka abwira umunyakuru ati giye muri job descriptions zanjye
ntabwo gutanga amakuru bishobora niba binarimo ubwo byaba ari nko ku mwanya wa nyuma. ntazi ko itegeko rihari se gutanga amakuru hari n'itegeko ritegeka abantu bose gutanga amakuru nicyo kintu amakuru ni ingenzi umva ni munyeneho amakuru mujye mumbaza ndahari rero uzadufashe gushishikariza n'abandi ndahari rwose natanga kandi apana gutangaza amakuru y'ikintu cyiza havuka akabazo ngo simvuga kuko niyo havutse akabazo ntuvuge ubwo ako kabazo kavugwa konyine kandi washobora kugaha umurongo ugasobanura sinshobora kwimana inkuru uko byagenda kose ahubwo hari igihe mbura uburyo nk'ubu umuntu akambwira ngo uze kuza saa 3 z'ijoro ngo ujye Kacyiru ujye gutanga amakuru nta modoka ngira nta moto ngira mfite amaguru 3 simbasha kuyagendesha abona ko nagerayo ariko aje nsanze mu rugo akambaza amakuru ndayamubwira Swa mugani impanuka mwayikoze ryari ni impanuka koze ni impanuka nayikoze 2016 bangongeye hano hafi hano mu Kiyovu hano mu Kiyovu rwose nari mvuye kwa muganga no kuri plateau bantwaye kuri moto indi moto ituruka muri iriya mihanda ituruka hirya tumanuka hano indi moto ituruka hano irazi dukubita mu rubavu iri gufarira turika pole harimo tije nabi bagiye bamenya ko bafite mu maboko yabo ubuzima bw'abantu benshi yahemukiye benshi buri gitondo mbere yo kujya muri kaburimbo agomba kubanza agaplayinga kaka video ko kuri police katubwira gera y'amahoro ngayo nguko reka nshimira abavandimwe bari imbere murimo kureba namwe baturage mu kuri iki kiganiro mbashimire cyane byose tubikora kubera ko tuba tuzi ko hari abantu bagomba kubireba kandi bakanyurwa nabyo kandi ayo makuru nyine tukaba tuzi ko hari ikintu abafasha nyine nitwa Janvier Popote ini Popote TV abantu mwese mutarakanda subscribe mukwakwanye ubundi muri kwisonga mu biganiro nk'ibi mutasanga ahandi murakaramba